Twongeye kubasuhuza inshuti bakunzi ba IP Tech, IP Technologia. Umuntu wakoze subscribe ndamushimiye cyane, n'utarakoze subscribe ayikora uyu munsi. Tugiye kubereka uko bakora registration muri MISRP. Urafungura Chrome yawe, usacinge MISRP nk'ibisanzwe, ukore login ukoresheje email na password yawe n'ubundi wakoresheje wa applying. Twagezeyo, abakoresha computer ni kuri biba bimeze, hanyuma abakoresha telefone nuko nguko biba bimeze. Iyo urangije utangiye kwiyandikisha ukanda kuri menu, aha ni kuri telefone igendanwa, hanyuma kuri mudasobwa ho ubu bibona ibumoso ahantu handitse registration, urahakanda ukabona ibyo ugomba kwiyandikishiriza byose. Harimo amafaranga ya student identity card 2000, registration fees 25,000, insurance against accident 2000 ndetse na student union fees 3000. Amafaranga yose ni 32,000, hanyuma ugakanda generate invoice kugira ngo wishyure. Iyo umaze gucreatinga invoice, ureba neza niba imyirondoro iri muri Schoolgia cyangwa se page ya Equity Bank Rwanda ihuye niyo ufite muri RP Rwanda Polytechnic. Iyo usanze ihura, ukora registration, wishyura amafaranga ukoresha nimero yawe ya telefone. Kuba bishoboye bakajya kuri Equity, ariko nibyo bitinda. Ibyoroshye no gushyiramo nimero yawe ya telefone nkuko twabikoze, nkuko bigaragara kuri screen zanyu, hanyuma ukishyura. Ndakeka ari ibyo. Iyo urangije gushyiramo nimero ya telefone ya MTN, bisaba kubiriho amafaranga 32,000 n'amafaranga 600 nk'ayo bakata. Ndumva ari ibyo. Iyo ibyo birangiye, ukurikiza amabwiriza nkuko babiberetse. Ahangaha warangije kwiyandikisha, nta n'ikindi kiba gisigaye usibye gukanda subscribe, ugakanda like, share na comment. Niba iyi video wayikunze, wayisangiza bagenzi bawe nabo bagasobanukirwa. Murakoze.